dufite Imana idahemuka. Ntiyabukite kutubabarira no kutweza. Nushaka wowe uzabigerageze. Imana ihora yuzuye imbabazi gusa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Urabona ngiye nkunda siyanse kandi ntayo nzi. Nicyo kibabaje. Mu ishuri natsinzwe imibare pe. Cyakora fiziki yo byari sawa. Ariko imibare yaratsinze iteka iyo nageragezaga namusangaga ari ufite iminota y'amanota mabi gusa. Kandi impamvu birumvikana rwose x itagiboneka namwe murabona ko bigoranye. X tantoni turuwa, x tantoni seke, x tantoni turuwa, step. Ariko at least nge rero nahisemo kwibaza ku mbabazi z'Imana nkoresheje siyanse. Dawidi yaravuze ngo nk'uko isi yitaruye ijuru ngo niko imbabazi z'Imana zingana. Abahanga baravuga ngo uko isi yitaruye ijuru biri muri infini. Biri muri infini. Mu yandi magambo tubishyize mu bwenge twavuga ngo uko Imana yatandukanije isi n'ijuru n'umwanya ni volume yageneye imbabazi zayo aho zikwiye gupfira. Mu yandi magambo ibyo ukora byose ni hahandi urabikorera mu mbabazi zayo. Igutegeye amaboko ngo none iziguhaza. Icyakabiri, Imana yacu ni indahemuka mu byivuga mu masezerano yayo. Iyo Imana yacu ni indahemuka mu masezerano yayo. Ubu rero mwinjiza abatagatifu ariko ubu mwakagombye kuvuga ati si yegoma wavuganye natwe kanyarira si ibyo umvuga. Urabona dufite amasezerano angana na Bibiliya ya kabiri. Hari ahantu twigeze kujya ndi kumwe n'umuvandimwe arashugunga. Twari twagiye gusura umuntu w'umukozi w'Imana noneho atujyana mu cyumba cy'amasengesho arangije adusiga yigendera adusigamo. Arangije umuvandimwe ati ngiye senga ndumva kamere yanjye izahutse ndashaka gusoma kira gitabo. Hari registre nini, registre murazibona zandi twandikagamo imibare. Zimana sana bleu. Afata harimo ngira ngo nkazibiri akurura imwe ati gaho ncungira nanjye ndebemo nkenda gucungira. Njya hanze nyine ntindeka ubu ntabwo kuri gusubira ibintu bye biragenda gute. Ati mbabarira kamere yanze. Asomyeho asanga ni igitabo cy'amasezerano. Mbe fata registre uyuzuza yari yuzuye afatiye amasezerano sayo mvuga. Hari amasezerano atavangirwa dufitiye icyizere yarokotse imyaka n'imyaka. Imana iravuga ngo nindahemuka muri aya masezerano. Urabona ibyo twabwiriwe kanyarira ntitubizi neza niba ari byo. Ntitubizi neza niba bizaravangiwe. Ariko iri ngiri ryo bigatuma ngo ryaravugutiwe. Iri rigeze ku munzuro wayo. Ni ukuri kuzuye. Kandi ntabyo bakubishyiriye ahandi bitarimo. Ni ukutabimenya gusa birimo hano. Haleluya. Imana ni indahemuka mu kutica isezerano ryayo. Twebwe singo icyo nayikundiye. Icyo nayikundiye. Reka mbaho urugero. Madamu wanjye yicaye hariya. Rimwe umutipe umwe yaje kumutereta twendaga gukora ubukwe. Araza ariko kinga yajya i Butare nanjye nari mu nzira. Araza ariko kinga yerekeza i Butare aramwita ndagukeneye cyane mfite ubutumwa. Nuko madamu aramwemera nyine barahura. Ati ubutumwa narifite rero nagira mumenyeshe ko Imana yambwiye ko ari we mugore wanjye. Niwo ugomba kumbera umugore. Cyakora ni ibintu yambwiye ariko ngiye sinabyiyumvagamo. Ni Imana gusa ndi kumvira kandi nyine babyumva kumvira Imana. Cyora mukundi yaramwitegereza ati Imana nayo yabikubwiye ati genda ubibwire ngo ndanze. Asubira i Kigali nanjye mbadahasesekaye. Sanga Imana ari ngiye kuntwarira umugore. Ntibaze nawe yesanziza iki. Namwe bamusubije mu iki? Ati namubwiye ngo genda umubwire ngo ndanze. Wagize kora hanyuma izazi twibwirire. None tubyaranye abahungu babiri. Umva icyo ushaka kuvuga. Hashize ibyumweru ngira ngo bibiri wa mutipa aramuhamagara. Ngo Imana yambwiye ngo yisubiye. Ngo kubera ko yasanze udashyitse. Ibaze nawe. Iyo Mana ni twembi. Ntabwo ari yo mu ijuru. Iyo mu ijuru yo iravuga ngo nuko utakwizera yibona ari uwo kwizera. Haleluya. Haleluya. Uravyibuka uko yabwiye Sara ikamubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe zakugarukaho. Sara
nubwo bakunda kurya n'ubundi murahaza amanyama nyenyenyenyenyenye ngo Imana biramuza ati sawa uvuze gutya ati njyewe ati ntacyo mvuze nk'abagore bose bibasha ati urasetse wibeshe njyewe rero nzakugarukaho ngusetse by'ukuri nzaguhereza Isaka byasobanuraga nguseka uw'Imana isekeje nubwo twebwe tutizera yo niyo kwizera. Yesu yarabikabije mumvuga ikabije yaravuze ngo iyi si niyo yakurwaho n'ijuru rigakurwaho ibyo biroroshye aho gukura inyuguti gusa ku ijambo n'amasezerano Imana yavuze. Hanyuma rero biraririmba ngo nubwo isi yavaho n'ijuru rikavaho ntidutinya kubera ko wasezeranye azaturemera isi y'amasezerano. Yarakoze yuko abyara ko idasoza bitewe n'uko tuyizeye. Twebwe wowe nakumanipira cyo kimwe n'uko wamanipira. Reka mbahugire urabona ukuntu mvuga sinzira mu mitima mufashwa sinzira mudafashwa yenda hari n'ubwo atari kuri uriya mutipe bamuvanye hano ngiye ndanamuganga simbizi yenda hari n'ubwo ati ndabakunda ariko mudu yanyu irajura rore kuri ngewe ariko Imana si uko iteye ntabwo ari uko wayishimiye wasetse niba yaravuze ngo ndi Imana yawe ni Imana yawe hakubyo birumvikana. Hallelujah. 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 Abasheri bacu babanditwa abasheri bacu bamwe turirimbira tukabaririmbira tukabatera imitoma tisheri nzakubera moto murambote yaje nibawe mubere bote mu muganda urashaka tubivuga tukabatera imitoma yibaba uraramutse sheri babana uzageze nimugoroba wabyibagiwe nibwo uzamenya sheri uko bimera. Hajya kureba ati nukuri kw'Imana ndagukoze kurira ni wowe ntawe ni wowe uzabyibagirwa uzamenya sheri uko bimeze ariko Imana yacu si uko iteye nabuze uko mbivuga si uko iteye iradukunda gusa n'indahemuka mu buzima n'indahemuka mu bivuga. Ubu nyine ndi kubahereza ibya konseri mu Baroma ibice 15 umurongo wa 7 ugakomeza ukagera ku murongo wa 10 handitse amagambo meza cyane. Paulo yaravuze aravuga ngo icyatumye Yesu yoherezwa ngo icyambere ngo kwari kugira ngo Imana isohoze isezerano yasezeranye n'abasogokuruza bacu. Icyakabiri ngo kugira ngo Imana igaragaze ko ari indahemuka mu bizivuga n'ibyo yasezeranye. Nshuti yanjye uwo Yesu rero niwe wari kubizingiro ni nawe zingira iteka ry'ibyo tubwiriza. Si uko twabuze ibyo tuvuga nuko ari we cyitegererezo cy'ibyo Imana ivuga. Kubera iki? Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo rega Imana yasezeranye byose ngo muri Kristo Yesu nimo yego iri ngo natwe tukikiriza ngo amena bibe bityo. Bavandimwe burya Yesu niwe cyitegererezo cy'ibyo Imana yavuze ibyo Imana yasezeranye byose bisohorera muri we. Amen. N'indahemuka mu kudukiza no kutugirira neza. Hallelujah. Nabaho mbonye sigaje minota 3 niba atari 5 kandi sinyireza nari nje kubabwira ibintu bibiri by'ingenzi. Hari n'ibindi reka mbereke ijambo ryantanga ni Paulo yaryandikiye Abaroma ngira ngo ni 11:28 aravuga ngo Imana ngo impano yayo no guhamagara kwayo ngo ntibijya byicuzwa. Wari ubizi ko guhamagara ukayibera ikigoryi ku buryo n'abamarayika babiri atari ko kira kintagaze wakiretse kavuga ati suko nteye iyo namuhaye Imana impano simwicuza. Uratekereza ko tangiye se kwikoresha ibizira no kugucuruza wowe tuzibonanira umunsi umwe ariko sinicuza.
uzi ugize ubwo kubwiriza hari ijambo rimwe risubijamo imbaraga uzi rya ryo Pawulo yaravuze adukura ku bintu umugani w'ababandi ibice 9 umurongo wa 10 n'uwa 11 ngo Imana ngo niyo yonyine izi igishingiraho ngo ijye guhamagara umuntu mu bintu itaduhishuriye byahishwe ngo nibyo birimo niyo yonyine ibyizishingiraho ivuga ati mpamagaye senga muvandimwe yavuze ariko senga ngo uri iki kugira ngo niyo melody guhamagara ubundi niyo melody yo ni iki kugira ngo impamagare ko ariyo yayo turi kujyana mu yandi magambo impano yabahaye kumera gutyo inayo yampaye nanjye kumera gutyo nayo mpamvu ntacyo dufite twirata uretse wese ubuntu gusa ubuntu ni iki ubugenzuye neza wasanga bubugamye ubundi yashingiye ku kinyini kandi uyibajije iravuga ngo ni njyewe njyenyine uzi ibyo shingiraho mpamagara abantu Imana wamuhaye ko atangiye kuvangirwa sinjya nicuza niko nteye dufite Imana y'amasezerano dufite Imana iyo ngiye guhaguruka nanjye ndabwira ngo urabizi neza ubundi wambonye n'iki ndababwiza ukuri nabonye ahantu tutakwishyiramo iza kubeta isenga noneho nguha cyakora uvugisha ukuri toranya abavuga butumwa nari kwibwira ngo ngewe sindimo ndabizi ko ntakwiriye kandi himbazwa ubwo yahamagaye abanyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyambaraga muri Luka no muri Matayo Luka 10 hanyuma Matayo 11 umurongo wa 25 ngo Yesu nibwo yishimira mu mwuka aravuga ngo ndagushimira data nyir'ijuru n'isi ngo yuko ibingibi wabihishije abanyabwenge ugahamagara abaswa n'abana bato abatamenyeka ngo arabirondora aravuga ngo kuko ariko wabishatse data yarakoze guhamagara twebwe yarakoze guhamagara niyo melody njyewe naririmbye muri korali ariko ubu ndirimbye mwahita mwitahira ndirimba nabi gusa nanjye ndabizi uretse Imana ndirimbira ntabwo natinyuka ubundi ariko kuko rero ndavuga ntibumva urujwi n'ubundi wumva umutima ariko nimero mujye muvuga ukuntu ndirimba nk'abamarayika niyo melody kweli ubundi kushingiye itabi ntayo se ifite ibyo yashingiyeho nizivuguruza no guhamagara kwawe nizivuguruza cyane ikunda nta waguteranya ngo abonye ibyo akora abanyarwanda turi babi turakajya mu ijuru twebwe duteranye umuntu gusa kugira ngo n'abahombe turatugabane n'ibyanga bimeneke wabona agasoko ahantu bakaguca inyuma ngo burebe muri Rwanda Revenue ngo yase yishyuye imisoro soko duteye mu isoko sukunde rujyamo oya akomeza ajye hasi Imana ntawe ninde uzakuba ntawaza ngo duteranye ikwemera ukuntu dufite Imana y'indahemuka muzivuga muzikora n'Imana y'indahemuka ni boss yagiye ivuga amagambo akomeye ati njyewe urabona Imana ariko ubwo iminota 5 asigaye umwe kanyongeza urabona Imana uko iteye brother ngwino nkubwire rero nabonye wafasha kubwiriza witwa nde Edgar akamaze ngayo ukwe Edgar nibasa kwitwa nka Manuel nawe uri mukuru wawe Edgar urumva Edgar tuyunguye Imana ivuga ni nawe ubwo turi muri 2019 kabwira Edgar nzagukoresha ndi kumwe nawe nzakuzamura ninjye wite kubivuza urabizi ko tuzamukamo urabizi kavuga tuhimbazwe niyo waba waburaye buryo umva kantu kagiye kavuga turakoze ma muri 2019 uko iteye ikavuga ati kandi njyewe nk'Imana zabisoza muri 2027 ihita muri 2019 ikagutangira muri 2025 ikavuga ati njyewe niho mpagaze none kandi gadiwe akanyabwira Imana muri 2020 uri he uite si wavuganye nani njyewe nageze aho nakubwiye ko nzasohoriza niko nteye